Yesu nashimwe cyane. Ngiye kugusangiza aya makuru wumve ko kwizera, urugero wizeramo Imana ni nago rugero Imana igomba kugutabariramo. Ikintu Imana ikeneye, aya makuru ngiye kukubwira ashobora kukuriza cyangwa akagusetsa, ariko ndashaka kukubwira uburyo Imana yakihambaye. Umugabo umwe yari umupasiteri, ari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Umugore we nawe ari umuramyi, ari umuririmbyi. Igihe umwana wabo yari afite imyaka 2, yaje gupfa, apfa aribwo bari gufungura itorero, apfa ku munsi wo ku cyumweru. Nta mwigisha bari bahamagaye ugomba kubwiriza iteraniro ryabo. Uwo mugabo niwe wagombaga kuribwiriza, umugore wagomba kuramya Imana. Umwana apfa ari ku cyumweru mu gitondo. Amaze gupfa, umugore yari afite kwizera, abwira umugabo we, aramubwira ati, mugabo wanjye, aho kugira ngo dupfishe iteraniro ryacu duhamagara abantu badutabare, kandi n'umwana wacu yapfuye n'ubundi ntitwenda kumuzura, reka tujye mu rusengero ubwiriza ubutumwa, nanjye mfate mikrofone ndamye umwana wapfuye dumusige hano mu rugo tumutwikiriye, nituva mu giterane tuze kuvuza induru dutabaze, baze badutabare, ariko tutapfisha umwana ngo dupfishe n'umurimo w'Imana. Ndashaka kukubwira ngo urugero ugezeho rwo kwizera Imana ni naho Imana ihera ikora igitangaza ku buzima bwawe bitewe n'umwanya wahaye Imana. Umugabo aramubwira ati, mugore wanjye iyo namungiriye niyo. Baragenda, bageze mu rusengero, umugabo afata mikrofone avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umugore we nawe afata mikrofone araramya, bararirimba, barahimbaza nkaho nta cyabaye. Ariko wibuke ku mwana yasigaye mu rugo yapfuye, bamworoshe. Bararirimba, barangije iteraniro. Umugabo ashira umugore mu modoka aravuga ati, tugende, nitugera mu rugo aribwo tuvuza induru, duhamagara imiryango izi dutabare. Baragenda, kumbi umwana nubwo yari yapfuye, ubwo baramyaga Imana mu rusengero, Imana yabonye kuramya no kwizera kwabo, yohereza imbaraga zayo kuri wa mwana. Umwana aho yararyamye mu gitanda, lema setele bosi ya mama, yuzura imbaraga, umwana asubiramo umwuka, umwana arazuka. Wibuke pasiteri n'umugore we ntibabizi, bo bibereye ku rusengero. Batashe ngo bakingure igipangu, basanganirwa na wa mwana arimo arirukanka. Baratungwa, batumwana twasize tumuryamishije yapfuye, adusanganiye aza kuduhobera, batekereza ko ari umuzimu. Ngo bagere mu cyumba cyabo basanga umwana ni wa wundi wazutse. Ndashaka kukubwira ibintu bibiri. Imana ifite inzira zirenga 1000. Naho ngaho wicaye uri murandeba, yakanda kuri buto ukakira igitangaza cy'Imana. Umupasiteri ahimbaza Imana, umwana wari upfuye aba muzima kubera papa we n'umwana bafashe icyemezo cyo gusenga Imana. Ndakwinginze mu buzima bwawe ntuzigere utakariza Imana yawe icyizere. Intambara uri kunyuramo ntizizatuma utakariza Imana icyizere. Ibibazo ni muranyuramo ntibizatume wiheba uvuge ngo Imana yaranyibagiwe. Oya, ntabwo Imana yakwibagiwe. Imana ikuretse kugutabara, ifite ikirimo gutegura, kandi kirimo irategura gifite imbaraga, kizatuma amagambo y'abantu baceceka. Muririmbyi yararirimbye ngo, intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko wagwanye uruhe rugamba? Izo ntambara uri kunyuramo zirimo kugutegura kugira ngo uzabe umugabo ukomeye, zirimo kugutegura kugira ngo nugere i Kanani utazirengagiza abanyuze mu butayu. Mwene data, hari inyungu 3 Imana ifite zo kunyutunyuza mu butayu. Icyambere ni ukugira ngo tutazibagirwa aho twaturutse. Impamvu Imana ikunyuza mu mubabaro ni ukugira ngo munsi Imana yagutabaye utazibagirwa aho yagutambukije ko ari yabigizemo uruhare. Icyakabiri, impamvu hamagara abantu bakakwirengagiza, Imana ntishobora kugutabara hari fondasiyo ikicishingikirije. Niyi yisanzeho igibanza kuyisenya,
ibyaha ikabihera hasi mu musingi bikomeye, kugira ngo nikugirira neza hatazagira umuntu n'umwe ubyitirirwa, bizitirirwe ko ari Imana yonyine yabikoze. Icya gatatu, Imana ntishobora gukora ikosa na rito byo kugutabarira ku musozi utasebeyeho. Imana ijya igutabarira ku musozi wasebeyeho, kugira ngo abantu bazavuge ngo Mana narakubonye, Mana nabonye ineza yawe. Nyemerera ngusengera Imana. Ufite ingwara, ufite ikintu kikubase, ufite ikintu kikuziritse, uyu mwanya wa none Imana ikuremera amashimwe, Imana igusetse, Imana ikuvugiriza impundu aho wavugirije induru, ahantu watakiye hakabura n'umwe wakwikiriza, aho ni naho Imana igiye kugutabarira. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhereza igipimo cyo kongera kuyizera. Kwizera Imana bizagutambutsa aho abandi batatambuka. Girira Imana icyizere, wivuze induru kubera ibibazo uri kunyuramo, uvuge ngo Imana yaranyirebagiwe. Ubundi nkubaza, ku iseta wari kumwe nande? N'abantu cyangwa n'Imana? Urupfu ruzi Imana ikarugusimbutsa wari kumwe nande? Siyo yonyine. Cya gihe ukora byanze Imana ikagutunga, ikagutungira mu bibazo, ariko ikabikurindiramo. Reka nkubwire, si uko abarozi bakubuza, ahubwo Imana yaraguhishuye bakubura kandi mwirirwana. Ndashimira Imana ko ijya idukubitira. Bibiliya iravuga ngo ijya yica imigambi y'inshakura kugira ngo idasohoza imigambi yayo. Ndashimira Imana ko imigambi y'abanzi bawe itazahama, ntabwo izasohora. By'abantu bagutekerezaho ntibizasohora, by'abantu barimo baragambirira mu guhisho ntibizasohora, iby'abantu bari kuvuga ngo reka bakurebe bakumwaze ntibizasohora. Imana iraguhishe mwene data, ntabwo Imana izemera la si edra ibyo abantu bagambiriye kuri wowe ko bisohora. Shika mutuza, komera, wivuze induru mu ntambara, icecekere, rekera Imana mu ntambara bari kugwanirira. Manika amaboko, ubwira Imana ngo ndatsinzwe, ubwira Imana ngo ndananiwe, ubwira Imana ngo Mana narigwaniye, la sike. Imana igutabara, Imana ikumpera umugisha. Ndagukunda. Nimero yanjye ya telefone ni 078 734 9941. Mfite amasengesho y'iminsi 32. Umpamagare dufatanye gusenga Imana. Imana igukure muri izo ntambara, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, ntizemera kupfa n'agahinda. Akira kwinjira mu masezerano yawe, ariko ugende wera imbuto zikwiriye abihanye. Yesu agaragare ku buzima bwawe. Shalom, ndagukunda. Amen. Wibuke gukora subscribe na share kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ubutumwa bwiza bwa Yesu.